nkigera mu rugo narambwira ngo hano ni biwanye ni mwizina rya Yesu ahantu Iwanyu? kwa muzehe nta hantu sinahinjira kubera iki akazu gato k'ibyatsi umunsi mwinshi Yezu we ngira gutyo umutwe ndavuga ngo ndapfuye ni mu kuzimu yitwa Kinoro. Yewe bwana General Makenga igihugu ni gifatwa muzampa ubutabera kuko narahohotewe byo ku rwego rubi rubi. Uwo Kinoro yanyambaye amafaranga yanjye ibindi yankorera kugira ngo sinshaka kubivuga reka tubice. Umugabo we yarari muri FARDC n'umukino yego tigeze ashaka umunyamurenge nta n'umuntu wacu washatse umunyamurenge no mu byo tuzira byose birwa dutuka ngo twashatse ngo bapanye. Ariko muri deep ntabwo ntacyo bidufasha. Public kandi nawe waje utwiye ama public cyane. None se fani okay urakoze rero kunkebura umva rero umva ari fani ari nawe ntacyo tutazi. Teta arambajije kamusubize teta reka baganire bahe umwanya oya rasubize teta ijambo mbajije umwanya kuri aba bavandimwe bazamutse nabo babanje oya barabaza reka banze nsubize teta rino jambo mbajije teta uzi ikintu bamwiciye bahise baha umwanya Gisaro aganire karabaye teta uwo musaza wacu bashatse bafungishije mukuru wanjye akorewe propaganda na bene wacu babona ntibikunze bakeneye kumwica nawe bamuziza nk'ibyo ibyo nashatse kuvuga bari ibyo irunga ari kwamagana ngo ntibabivuge nawe bimwe wambujije ngo simbivuge barangije musaza wanjye yari yari escort wa General Padiri bino bibazo byose byari bitarabi wacu 2014 2015 ngira ngo niba atari 2014 Padiri aramufata shirisinga mu ijosi arahwanya umuti wo mu ijosi uracika. Padiri General ego yego yari escort wiwe Padiri none uri muri FARDC ubu nyine ufunze okay none se bihuriye na twigwana ibyo babazana ibintu gusa bidafite aho bihuriye ngo watukanye ngewe ngo Rwandaga ntirurangirira nabi niyo mpamvu je ndukunda nzamubajije Padiri ko ari muri FARDC Padiri ntabwo ari twirwaneho uyu yarambajije ngo ese uwo musaza we bamwisha ari ku rugamba cyangwa ikisi nawe wenyine wapfuye sheri n'abandi baguye ari ku rugamba twenyine twagize ibibazo abanyamurenge bose bagize ibibazo barapfishije abana babo bose bari kugwa ku rugamba kandi bapfira ibintu byiza by'ukuri uwapfa yapfira biriye ntacyo bitwaye si twe twenyine urumva ariko icyo urumva musaza ntiyaguye ku rugamba yishwe gutyo n'abanyamurenge bijya bimbabaza nabyo ninjya mbivuga mujye mwihangana mu babara ariko bimbabaza nta muntu uri ahangaha utaravuga njyewe natangiye kuri ino ndambara guhera 1996 uranyarugabo mfingiza ubu nyine yasize abana abanyamurenge batwikira amapine harimo na mukuru wanje babatwikisha amapine ibyo simbizi ibyo ndabizi mwebwe muri nyine biri kugera ubu nyine ariko twatangiye kubabara kera 98 mukuru wanje bamutwikiye ipine Kinshasa ngo akora muri presidence Kinshasa so ibyo turabizi ariko nyine niyo mpamvu tukubwira twababaye kera ariko rero amakuru mwereke mbabwire hari amakuru muba mufite bamwe tutazi mukayahuza n'ibiri kuba ubu nyine na amateka agenda yisubiramo na amateka agenda yisubiramo noneho ugasanga biri gutuma tutumvikana kuko mwebwe mufite ibyo muzi twe tutazi ugasanga biri kuduhuza ntitwumvikana nk'ibyo bintu ntago tubizi ariko bikubabaje kuva kera bikabigumana mu mutima ukabigira inzika kugeza ubu bizajya bituma n'ubundi reka nkubwire ijambo ry'aba bene wacu bajya bavuga ngo ibintu byose babiceceke teta uwo General Padiri yishe musaza wacu abasaza bacu hano Kigali barongera baraterana bakora ibiriyo bidafite ikibuno n'amaguru ngo babwira muzehe ngo ceceka nyabona ngo ntuvuge ngo nibikwiye kuvuga ngo nibigomba kujya kumugaragaro ngo kuba bamwishe ngo ugomba guceceka umwana ari inzira karengane bamuhoye ubusa nta kintu kigaragara yavuga ngo yamwiciye ntago yari yamugambaniye ngo kubera ko mushiki we ngo bamukeka ko ari maneko ya M23 icyo gihe ari 2013 sister bwo baramufunze
barabaha gusa ngo bamwicire icyo ngicyo aba icyo bicira musaza wanjye aba victime w'ibibazo atafite ahantu ahuriye nabyo, bamwica bamuhora ubusa. Bagombaga kugira uwo babibaza ibyo bamubaza, ariko kubera ko musaza wanjye nyine bashaka kubabaza muzehe, baramuniga mushiramo ikamba ngo nibace. No ibyo ngo nibaceceke, nta muntu ugomba kubivuga. Ibyo bintu ngiyewe sizabyihanganira, kandi sinjyajya nceceka. Umuntu wese uzankorera ikosa, kuko natojwe ko niba bankoreye ikosa ngomba kurivuga. Naho kuvuga ngo navuze ngo iwacu banya ku musozi, banya ku musozi kubera ko babujijwe uburenganzira, nabo bifuzaga kubaho nk'abandi, bashakaga kuba mu buzima bwiza. Urumva, ariko kwera ukuntu bahora batwikwiga imihana, uyu munsi batwitse Kagoye, ejo bazatwiga kumugeti, ejo kumurambya, ejo iki. Niyo mpamvu bari abana bahagutse bajya kwirwanaho, kuko ari cyo bari bakeneye. Iwacu hakeneye kubakwa, mukorera amafaranga, mutagize amahirwe yo gutabara, mukorera amafaranga, mugende mwubake iwanyu, muhagire paradiso. Icyo nsaba nanjye nicyo nifuza, nuko intambara yarangira, inkota ikava kuri bene wacu. Bari abana nk'uko bahagutse ngo bagiye kurwana, bagende babirwanire, babitsindire. Imana ibafashe no mu masengesho yanjye, sinshobora kubibagirwa. Ariko tugomba no kuvuga ko iwacu nta terambere rihari, nta buvuzi bafite, nta mashuri, nta okay fine, urakoze. Bakunzi ba Fani super ariko sha uzi ko utugabo twarananiwe kujya muri kampani, utugore twarananiwe kujya muri kampani, nta n'umusanzu dutanga iwacu, nta na support dutanga iwacu mu misozi muremire, mu mibabaro, ngo tuje ku ma live ngo gutuka Fani. Ako mwabantu, niba mfite 13 binkurikirana, mwagiye mukanyiyamira aba bantu, mukabambwirira ngo duspose tuje tuganira, abantu bajya banga ukuri. Buri gihe uzarebe nutangira kubwiza umuntu ukuri azakwanga. Ibaze urazamutse ugiye iwanyu, uritanze, usize abana, buri wese aza abana b'umuntu ikintu bisobanura n'icyo bivuze. Bazamutse ngiye iwacu gukora ibikorwa byiza, hari utugore twacanganye, ikiyo twataye controle technique, tutagize n'ikibiriti cya support batanga iwacu, ngo bahagurutse baje kurwanya Fani, ngo reka dukora ikintu tuma Fani apfa. Aka kagore no guhagarara gasusumira bitewe n'ibyaha gafite umuryango wuzuye inzu, nta n'umukeneye gutabara. Sinkuvuga mu izina kuko uri fake, nta nubwo uri twirwaneho, kuko iyo uza kuri twirwaneho ntabwo ugomba guhaguruka ngo uze kunuka. Uranzi, uzi ibyo nakoze, nta soni. Kandi we ntiwigeze undusha gutukana, ntabwo wigeze undusha gutukana. Narahagurutse ntukabangoma, ntukabandi. Aka kagore karaturubuye, abantu baraza muri commentaire bakakabesha ngo haguruka ubwire bene wanyu ngo nibahaguruke bave mu bisirimba, batabare, bajye iwabo, bajye kurwana uburenganzira bwabo. Niba wari umugore udashoboye gufata iyo mashini gani, gira ikindi gikorwa cyiza ukora iwanyu kitarimo ibitutsi. Ugira igikorwa ukora, ugomba gukora, ukagishyigikira, ukakijya inyuma. Ngewe Fani wazamutse Kirungwa, n'indi misozi udashatse kuharura. Wowe urgaramye i Burayi uri kurya amapizo, uryamye usinzira. Usibye ko ntiwigeze untuma nagiye gukora ubushake bwanjye n'uburenganzira bwanjye. Nawe wari usigaye ukubitanya kubikuta, ubwonko bwara umutwe umwe n'amazi, undi ubwonko burajegajega. N'ibindi ndashatse kuvuga, sinashaka kwinjira muri famiye z'ubuzima bw'abantu. Ngiye ntinya na famiye y'umuntu.